Yes, reka mbifurize kugubwa neza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo, ndetse mbifurize kwihangana, mwihangane kabisa abagizweho n'ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Njye ndi Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda. Kora subscribe rero utarayikora kugira ngo ujye umenya byinshi byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu isi muri rusange. Rero ubu rero murabizi ko turi mu gihe cyo kwibuka rero ku nshuro ya 31 kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Urubyiruko rero ruragirwa inama yo kwitwara neza muri ibi bihe bitoroshye, aho rero RIB irimo igira urubyiruko inama, harimo gukoresha imbuga nkoranyambaga neza, bativanga, badapfobya jenoside. Ubu rero ni Nyakso rero ku mugoroba washize aho yagiye kuri TikTok agahuza inshuti ze, ubundi agatera ibiganiro bisekeje cyane, kandi mubizi ko turi mu bihe bitoroshye cyane. Rero mu kanya nawe nyuma y'uko RIB itangaje ko ikiri gukora iperereza kuri uyu mukomediye Nyakso, Nyakso rero nawe yaje kumenya ko yakoze icyaha, ajya ku mbuga nkoranyambaga ze, azana itangazo risaba imbabazi muri rusange, ndetse asaba n'ubuyobozi bw'igihugu imbabazi kabisa ku byo yakoze cyo kujya kuri TikTok ku mugoroba, ubundi agatera joke ndetse n'ibiganiro bidakwiriye muri ibi bihe bikomeye cyane. Mu magambo ye rero kambasomere ibaruwa aje gushyira hanze uyu musore Nyakso, ayishyize hanze kuri iyi tariki. Rero ari nko mu masaa 4 nibwo ateretse kuri Instagram itangazo rye, ndakeka no kuri TikTok abamukurikira baribonye. Rero mu itangazo rye umutwe w'amagambo uragira uti gusaba imbabazi. Ati muraho neza, aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye kuri live iri joro ku ryo wa gatanu rero tariki 11 z'ukwa 4 2025 saa 3 za nijoro kuri TikTok, aho njye na bagenzi banjye twari kumwe turi kuvuga ibitajyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi 1994. Nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Ndashishikariza kandi urubyiruko n'ibyamamare cyangwa abakoresha social media cyangwa social influencer gukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga mwese neza kugira ngo duhashye abapfobya jenoside. Murakoze. Ni Kanyabugande Olivier, uzwi rero nka Nyakso. Ni itangazo cyangwa se ijambo ryo gusaba imbabazi abanyarwanda bose muri rusange, kugira ngo nk'uko mubibona ni itangazo yanditse kabisa, yaritekerejeho kabisa, nyuma y'uko RIB yo iri mu iperereza rihambaye cyane kugira ngo irebe ko yamuta muri yombi. Ni nyuma y'uko rero undi w'icyamamare witwa Teta, nawe ngira ngo mwumvishe ibyo yagiye yandika ku mbuga nkoranyambaga ze. Ni ibintu rero bigiye biteye agahinda ndetse n'isoni n'ikimwaro ku basitari ndetse n'urubyiruko muri rusange rwakaguye kumenya amateka rukayasigasira kugira ngo ntibizagaruke ukundi. Rero umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yaje kuba rero yihanangiriza abasitari ndetse n'urubyiruko muri rusange rukoresha imbuga nkoranyambaga, ndetse agaruka ku basitari bagiye batandukanye batari kwitwara neza muri ibi bihe, ndetse n'abandi bameze nk'abasibindeba muri ibi bihe bitoroheye abanyarwanda bose muri rusange. Avuga ati ntabwo urubyiruko rwagakwiye kwikorera ibyo rushatse. Turi mu bihe igihugu cyose kirimo kibuka ibyabaye muri Mata 1994. Ati rero twagakwiye
twagakwiye kwimakaza umuco nyarwanda, nuko tukifatanya n'abandi mu bihe barimo. Kora subscribe rero, kanda like, comment yawe. Ndi Emmanuel, iyi ni Newsline. Ciao ciao, ndabakunda cyane, komeze mwihangane.